ikaze. Mu minsi yashize Madame Peace Hilary umuyobozi w'ikinyamakuru Family Magazine yaransuye tugirana ikiganiro kirambuye ambaza byinshi ku bijyanye n'uru rugendo ndimo rwo kuba umufashamyumvire mu buzima bwiza bushingiye ku mirire no kwiyitaho. Hari ibintu byinshi twaganiriye, mboneyeho n'umwanya wo kumushimira cyane mbikuye ku mutima kuba yaratekereje kumpa iki kiganiro. Uyu munsi rero nifuje kugusangiza igice cya mbere kiri muri icyo kiganiro twaganiriye, ikindi gice nzakikugezaho mu biganiro bitaha. Ariko mbere yuko ngushyiriraho icyo kiganiro nagiranye na Family Magazine, hari ikindi kibazo abantu benshi bakunda kwibaza nagira ngo mbonereho ngisubize. Nkunda kukibona mu comments cyane cyane kuri TikTok bambaza ngo mbese ngo ko mvuga ibintu byo guta ibiro, ibintu byo kunanuka, ngo ariko ngiye nkaba mfite ibiro byinshi. Rimwe na rimwe ugasanga harimo n'abantu bibaza kuri authenticité y'ibintu mbabwira. Gusa icyo nashaka kugira ngo mbamareho impungenge, icya mbere ntabwo nigeze mbibahisha guhera ku munsi wa mbere nanjye mfite ikibazo cy'umubyibuho ukabije, ndacyari muri obesité, mfite ibiro 85. Nariyongereye ibiro 2 muri iyi minsi kuko nkuko mubyibuka nari nagize ibiro 83, ariko uyu munsi umunzani uri kunyereka ibiro 85. Mfite ibiro 85 rero kandi mfite uburebure bwa metero 1 na santimetero 57. Urumva ko ndi muri obesité. Wenda hari abantu IMC ntabwo abantu bayivugaho rumwe, ariko muri rusange biragaragara ko ndi mu mubyibuho ukabije. Ubwo rero ntabwo nigeze mvuga yuko nageze iyonjya, ndi mu rugendo, ndacyabura ibiro birenga 20 kugira ngo ngere kuri poids santé. Ariko hari aho navuye, hari ibiro nataye birenga 20. Uburyo nakoresheje, umusaruro nakuyemo biri mu byanteye ishyaka ryo gukora ino channel, ibi biganiro mbagezaho kugira ngo namwe bafashe. Wenda muraza no kubyumva no mu kiganiro. Ariko hari n'indi mpamvu ikomeye, abantu cyane cyane abagore bari mu kigero cyanjye akenshi abashaka gutangira urugendo rwo kuboneza ibiro, yashaka amakuru, yareba ku mbuga zose akabona abantu benshi baba influencer, aba content creator bakora bakora kuri iyi ngingo, abenshi ubusanga ari abana kabisa bari fit, bamaze kugera ku musaruro. Rimwe na rimwe rero hari abantu bitera ubwoba agatekereza yuko ibyo bintu atari ibye kubera ko ishusho ari kubona imbere ye atarimo kwisanisha nayo. Ibyo nabyo biri mu byatumye mvuga ngo reka ntangire kubasangiza ibirimo kumfasha, byatumye nta ibiro birenga 20 kugira ngo nabona ari umugore umeze nkawe ufite umubyibuho ukabije, ukora siporo ntanoze nkuko abapro bakora siporo, kuko nkora siporo ariko ntago njya deep nkuko ibyo ndi kureba ko nyemara bisiko nkunda gukoresha ama video yo kuri YouTube. Ntago njya deep nk'umuntu ndi kureba imbere yanjye ko ntago mfite ubwo bushobozi, ariko nizeye ko buhoro buhoro uko ngenda mba fit nzabasha gukora ama exo neza nkuko bayateguye. Rero nifuje kugira ngo ninspire abo bagore bagifite icyo kibazo cy'umubyibuho, babone yuko nubwo utabikora nkuko umuntu uri kwigana ari kubikora bishobora kuguha umusaruro. Ubundi baravuga ngo ikingenzi nuko uba wakoze maximum y'ibyo ugomba gukora kandi ukabikora ku buryo buhoraho. Consistency ni rwo rufunguzo rwa byose. Ubwo rero abibaza impamvu nkora ibiganiro byo kunanuka kandi ngiye ntananutse, nagira ngo bamenyeshe ko nataye ibiro birenga 20, ariko ndacyafite ibindi biro n'ubundi birenga 20 ngomba guta. Nifuje gutangira gusangiza rero urugendo rwanjye abankurikira kugira ngo nabo dutangire tujyanemo, bagira ibyo bakora, ko namaze kubona yuko ibyo mvuga bikora, ko niba byaratumye nta ibyo biro ni ukuvuga yuko bikora. Nifuje rero kubibasangiza buhoro buhoro tukajyanamo kugeza igihe tuzagera ku biro kuri poids santé. Ariko turabizi neza yuko umuntu amaze gutakaza ibiro ikintu kigora cyane ni ukumaintaininga, tukajyanamo nyine tukabikorana, tukazareba n'uburyo maintenance tuzayikora, kuko nkuko nawe babwiye ibi ngibi ni ubuzima buhoraho. Iyo umuntu afite ikibazo cy'umubyibuho ukabije ni indwara idakira, iyo uhuze gatoya ibiro biragaruka. Niyo mpamvu rero mfite iyicano kandi mfite ikibazo cy'umubyibuho kugira ngo ninspire nabo bandi bose babone izindi cano zose ari abana bato kabisa bari fit, bari ku murongo, bikabatera ubwoba, babone ko hari n'umugore wijigija nkabo ufite umubyibuho ukabije kandi urimo kubasangiza urugendo kandi urimo gutanga umusaruro. Muri make rero uyu munsi icyo nifuza no kubasangiza ikiganiro nagiranye na Family Magazine, ariko nuko nari mboneyeho no gusubiza icyo kibazo. Reka mbareke rero mukurikira icyo kiganiro, nizere ko kiri bubaryohere. Mwakoze, nitwa Kamanzi Axel, ndumufashamyumvire mu bijyanye no kugira ubuzima bwiza, cyane cyane bishingiye ku mirire no kwiyitaho. Namaze igihe kinini ntashimishijwe nuko mbona ibiro byanjye uburyo bingana bitajyanye n'uburyo nteyemo,
byageze n'igihe bitangira kumbana bibi, kugenda bikanga, kugira ibyo nkora bimwe na bimwe bikanga, ntangira gushakisha uburyo nakwikura muri ibyo bibazo. Mu gushakisha uburyo nakwikura muri ibyo bibazo nakoresheje cyane internet, nkajya nsoma, nkareba amavideo, ariko hari n'igihe nagiye gushaka abandi bafasha myumvire, abacoach b'abaprofessioneri, rimwe na rimwe bikampenda, bakampa programme ikangora kuyishyira mu bikorwa. Muri urwo rugendo rwose rero nibwo natekereje nti ubu wasanga ikibazo mfite n'abandi bagifite, cyane ko muri iyi myaka, muri ibi bihe turimo, babyita ngo ni indwara z'ikinyagihumbi. Usanga abantu benshi bafite ikibazo cy'umubyibuho ukabije, bafite ikibazo cy'indwara za hato na hato zitandura zigenda zivuka. Rero ubwo bumenyi bwose nagiye nkura muri abo bafasha myumvire cyangwa se abo bacoach, nibyo nagiye nsoma hirya no hino, niyumvishemo umuhamagaro wo kwisangiza abandi. Nshaka kwisangiza abandi, none binahurirana nuko nsanzwe ndi umunyamakuru w'umwuga wabyigiye, mfite ubwo bushobozi bwo gukura ibintu mu ndimi zindi cyangwa se mu mivugire yindi iri scientifique, nkaba nabishyira mu rurimi abantu bose bashobora kumva. Ndavuga nti reka nanjye ntanga umusanzu wanjye, noneho ibyo nzi mbisangiza abandi, mfatanye n'abandi cyane cyane abagore, kugira ngo dukore urugendo, twikunde, twikure muri ibyo byago kandi bitaduhenze. Kuko nkuko nabivuze, abacoach barahari, abafasha myumvire barahari, ariko akenshi usanga ari ibintu bihenze cyane kubyigondera bitoroshye. Ni muri urwo rwego rw'umuhamagaro wanjemo, ndavuga nti mfite ubwo bushobozi bwo gutanga ubumenyi kubera ko nabyize, ariko kandi mfite n'ubwo bumenyi kubera ubwo bushakashatsi nagiye nkora, kubera abo bacoach batandukanye nagiye nyuramo. Reka noneho mbishyire mu kiganiro kuri YouTube, kuri TikTok, kuri social media abantu bakoresha muri iyi minsi. Abantu bose aho bari, nibagira nakenera kumenya amakuru azayabone bitamugoye. Nuko nyine byanjemo mba mbikoze ni. Ubundi ibiro byinshi nagize ni ibiro 107 mu mwaka wa 2022 isoza ntangiriro za 2023. Ibyo biro iyo ngiye kuvuga gutyo niho mpera, kuko hari igihe kindi imbere yaho najyaga nkora nkatakaza ibiro bingahe bikagaruka n'iki, ariko uwo munsi icyo gihe nibwo nari mfite ibiro byinshi cyane nigeze ngira mu buzima. Icyo gihe nari mfite n'ibibazo by'uburwayi, kuko amaguru yanjye yarabyimbaga, njya kwa muganga nzi ko wenda ari indi ndwara ikomeye ndwaye. Muganga nyandikira urutonde rw'ibizamini byinshi, ndabitanga, maze kubitanga muzaniye ibisubizo, arandeba arangije arambwira ngo ubu koko ugiye kwicwa n'ibiryo, niko yambwiye. Ndambwira ngo kubera iki? Arambwira ati reba ibisubizo byawe byose, ibipimo byawe byose, nta kindi kibazo ufite, n'imisemburo yawe itari ku murongo neza, ni ukubera yuko ufite ikibazo cy'umubyibuho ukabije. Reba ukuntu ureshya, reba ibiro ufite, nta hantu bihuriye. Atangira kumbwira urutonde rw'indwara ziri gukomanga, harimo n'izindi ndwara tujya dutekereza kuko umuntu wavuze umubyibuho ukabije umuntu wese ahita yumva diabete, umuvuduko, ariko buri harimo ikibazo cy'umwijima. Hari umwijima, uwo mwijima uterwa nuko wuzuyeho ibinure, niwo wananteye ubwoba cyane. Atambwira ati dore ukuntu umwijima wawe umeze, ko mu bizamini bari bankoreye bari banarebye umwijima, bajya no mu cyuma barareba ko nta kibazo ufite. Ati reba ibinure biwuriho, nutabigabanya mu minsi iri imbere uzagira ikibazo cya cirrhose. Ati cirrhose ntabwo iterwa n'inzoga gusa, ahubwo hari na cirrhose iterwa no kugira ibinure byinshi. Ati rero umuti, nta muti ndi bukwandikire, jya kugabanya ibiro. Yari yandakarira, aramfitiye umujinya. Ati jya kugabanya ibiro, nugabanya ibiro ibibazo byose ufite bizakira. Ndambwira se mbwa ko nakoze amarejime n'ikintu cyati wowe jya kugabanya ibiro. Ati cyakora niba wenda utari guhita ubona icyo wakora, hari nutritionist ubikora by'umwuga, naguhuza nawe ukajya nyira akagufasha. Ndavuga nta kibazo, nta nimero, njya kumureba ankorera regime ibintu ngomba gukora. Ndaza ndabikora icyumweru nubwo cyashize birananira, kubera ko nyine aba ari ibintu biri strict cyane, birananira. Bihurirana na za regime zindi nagiye nkora mu bihe bitandukanye bikananira. Ariko nkaba mfite cya gitekerezo cyo kuvuga ngo cyo bya bintu muganga yambwiye by'indwara nyinshi kandi zikomeye, niyo ntagira icyo mpindura ziri buze kumfata. Nuko ndicara ndatekereza nti mu bintu byose nakoze, ni iki wenda nakora ubu gishobora kumfasha ibiro bikagabanuka. Nibwo natangiye buhoro buhoro. Icyo gihe
ndabyibuka kubera nyine n'ubwo bwoba bw'indwara n'iki nashyizemo imbaraga, ibiro 10 biragenda ngera ku biro 97. Mpageze tongera ndirekura, ariko ntabwo nongeye gusubira kuri bya biro nari mfite, sinongera gukanira cyane kuko nyine ntabwo byari binyoroheye. Warumbajije uti se hari regime wakoze zirakunanira byagenze gute, niki ubona kikunda kugorana? Buriya nkuko umuganga yambwiye ati indwara, akambwiramo n'umwijima, nabizi ukuntu indwara y'umwijima abantu bose barayitinya. Nari mbabaye none n'ukuntu yari kumbwira ati bishwe n'ibiryo n'iki, ndakanira nshyiramo imbaraga nyinshi. Ariko buriya hari ibintu twirengagiza. Buriya amafunguro usibye kuba adutunga nyine, hari n'ibindi, niba ari ibyishimo, niba ariko navuga biva mu mafunguro umuntu afata. Ushobora kureka nyine ibintu bisanzwe bigushimisha bikagutera ibindi bibazo ku ruhande, ari naho wisanga wabivuyemo. Ikindi, ubwonko bwacu ntabwo bukunda impinduka zikomeye nk'izo ngizo uba wakoze. Ubwonko nabwo bukomeza kukongorera, akakubwira ati nyamara ibyo bintu urimo ushatse wagira dore bukakongorera. Ikintu gikunze kunanira abantu cyane, umuntu aba yiyemeje ibintu kubera agahinda n'ubwo wenda afite, agakanira agakuraho ibintu byose, yamara kubimaramo ukwezi, amezi 2, umubiri ugatangira kumwongorera na bya byishimo cyangwa se wa munezero akura muri ya mafunguro ntawubone, agatangira kugira agahinda, agatangira kugira umujinya cyangwa iki, agahita bivamo. Ikintu cya mbere kinanira abantu bakora amarejime ni uko umuntu aba yakaniye cyane, noneho umubiri ukivumbura byose ukabyicuka bizambye. Amarejime menshi yagiye ananira nuko yananiye, kuko nyine nabaga nabikoranye agahinda, nkakanira, nkavuniramo, ubundi noneho byajya kwanga nkafata ibyo ibirenze n'ibyo nafataga mbere yuko ntangira izo regime. Ubundi rega guta ibiro ni science. Iyo ibyo winjiza mu mubiri ari bikeya ugereranyije n'ibyo umubiri wawe ukoresha ku munsi, uta ibiro. Ibyo ngibyo ni ihame, niko bimeze. Niyo mpamvu niyo umuntu wenda uvuze uti imboga, kuko imboga kenshi amakalori yo mu mboga aba ari make cyane, aba ari nk'amazi. Icyo ubukoze gusa ni ugushyira mu nda ntusonze, ariko nta ngufu umubiri wawe ukura mu mboga wariye. Niyo mpamvu nk'iyo ubikoze uhita ubona uhise ushonga, niba ariko navuga. Ariko ibyo bintu buriya ni bibi cyane. Wenda ntago ngiye kuvuga ngo ngewe regime nkoresha cyangwa se regime nigisha abantu ngo niyo y'ukuri, ngo nutayikora ngo kakubayeho. Ariko buri ikintu cyo gukora ibintu biri equilibre, imirire iboneye, nibyo byiza, kubera yuko nibyo ushaka kunanuka, urababaye, ushaka gusa neza, ushaka kumera nk'abandi, ntabwo ushaka abantu bakureba ngo bavuge ngo inda yarakunaniye cyangwa iki. Ariko nyuma yo kunanuka ubuzima bwawe buzakomeza. Ntabwo numara kunanuka ntabwo bizaba birangiye, ntabwo ari filime ngo amagambo azahita azamuka. Ubuzima bwawe buzakomeza. Muri kwa kunanuka rero ukoze wiyimye gutyo, udafasha amafunguro ngo umubiri wawe ubone intungamubiri zose ukeneye, uhuramo n'ibindi byago. Ikintu cya mbere abantu wenda badahita batekereza, ubundi mu bigize umubiri turabizi ko harimo ibinure, harimo n'imikaya, muscles. Ariko iyo mu mubiri bundi y'umubiri ufasha amafunguro, iyo hari ibisagutse umubiri urazigama mu binure. Muscles uzikora nyine kubera urazikeneye, kuko nizo zituma umubiri unyeganyega. Ariko ku mubiri mu mitekererezo yawo ntago muscles izikeneye gusumba uko ikeneye ibinure, kuko ibinure ni compte épargne uba wazigamye. Rero iyo unanutse kuriya byihuse, ufashe imboga wibabaje, kwa umubiri urekura ibyo udakeneye cyane. Ubwo ni ukuvuga imikaya, muscles, niyo igenda mbere yuko hagenda bya binure. Kandi ubundi twebwe turi kunanuka, umuntu abashaka ko ibinure bye ari byo bigenda, ko nubwo umubiri ubifata nk'ikintu kiza kuba ubizigamyemo, ariko ibinure nibyo bibi, nibyo tuba dushaka gukuramo, ko ni nabyo bizana indwara. Ubwo rero iyo wihutishije ibintu umubiri ukora ibiworoheye, uravuga uti ibintu byakomeye, reka ndekuri izi muscles n'ubundi zimarira amashanyarazi, ko muscles zikoresha amakalori menshi, ukazirekura noneho ugasigarana ibinure. Noneho iyo utakaje muscles uhita ucika intege, ntubugishoboye kugenda urugendo, ntubugishoboye kugira ko wikorera, kuko imikaya niyo ituma umubiri nyine gukora ibyo ngibyo ugiye gukorwa. Ubwo rero iyo winanuye vuba wowe ubona ibiro byagiye, nibyo wabonye umusaruro. Ariko nyuma yo kunanuka uba wishe umubiri wawe, ko muscles zawe zagiye. Kugira ngo uzakore izindi muscles bizagutwara imbaraga nyinshi cyane. Noneho ikindi, kubera ko gutakaza vuba
hari n'ibintu byinshi urya bikagenda nyine umubiri ntubifate, cyane cyane noneho wenda baba baruvuze iby'imboga, ariko hari n'abongeraho bya byayi bituma umuntu ajya kuri toilette kenshi. Biriya byayi nabyo uko utakaza nyine ayo mazi wowe ubona uri kunanuka, ariko amaseri minero, imyunyungugu iri mu byo wariye yose irigendera. Ibi ngibi ni bibi cyane ko bishobora kugutera indwara zikomeye, noneho aho zibera mbi ntago zikomeye cyane ku buryo batazivura, ahubwo ikibazo iyo ugiye kwa muganga ntago muganga ashobora guhita azitekereza, kuko ubundi urumva izo ndwara ni indwara z'abantu bari mu ntambara, z'abantu bishwe n'inzara, ntago muganga yakubona uje ngo ahita atekereza ko ari iyo ndwara urwaye. Kandi wowe ibyo umazemo iminsi umubiri wawe ushyize muri situation nk'iyo umuntu uri mu nzara ikomeye, icyo gihe kugira ngo azamenye ko ari cyo kibazo ufite, hari n'igihe biba byabaye bibi byakurenze, ushobora no kuhatakariza ubuzima mu izina ryo kunanuka. Niyo mpamvu ibyiza ari uko umuntu yafata imirire iboneye nubwo ushaka kunanuka, ariko ukibuka yuko nyuma yo kunanuka uzongera ube wowe, uzasubira mu buzima bwawe. Ntabwo ubuzima bwawe buzahita burangira ukavuga ngo uwo muntu azaba ameze ati, nzaba nataye ibiro n'ibyo, ariko se nzaba nsigaye. Kwiyiriza buriya bisaba ko umuntu abikora mu buryo buri strategique, niba ariko navuga. Hari abantu bajya biyiriza akaba ashobora kumara n'amasaha 48 nta kintu na kimwe afashe usibye amazi. Ibyo ngibyo ariko bikora abantu bamenyereye cyangwa se babizobereye nibo babikora. Ariko nk'umuntu w'umutangizi ushaka gutangira kwiriza, ko kwiriza buriya bifite nabyo akandi kamaro kanini, usibye kuba wenda bishobora kugufasha guta ibiro, binafasha imisemburo yawe kwishyira ku murongo, cyane cyane umusemburo wa insuline. Kandi umusemburo wa insuline ni umwe mu misemburo ikomeye umubiri wacu ukeneye, ariko kandi nawo umusemburo burya ugena ko umubiri ubika ibinure. Niba navuga ngo niwo musemburo ugena ko umuntu abyibuha cyangwa nanuka, ni insuline. Iyo wirije rero umaze umwanya runaka udafasha amafunguro, cyane cyane nk'iyo iyo insuline yawe yari yaratombotse, niba ariko navuga, bituma yongera gutuza ikagaruka ku murongo, kubera yuko umaze umwanya munini utayikoresheje. Ariko iyo ari ibintu utamenyereye byaba byiza ubitangiye gahoro gahoro. Ubundi bavuga yuko babara ko umuntu arimo kwiriza cyangwa se arimo gukora intermittent fasting guhera ku masaha 18. Ariko buriya iyo utigeze ubikora na rimwe mu buzima, niyo wabasha kumara amasaha 4 nta kintu na kimwe ufashe, nabyo biragufasha. Kuko bavuga yuko igogora rimara amasaha 4. Mu gihe cy'amasaha 4 igifu cyawe kiba kiri busy kirimo kugugura amafunguro wayihaye. Iyo ufashe ikintu mbere y'amasaha 4 utuma igifu gihagarika ibyo cyarimo, kikongera kigatangira ibindi bintu bije bushaka kubigogora, bigateza ibindi bibazo byinshi. Ubwo ibyiza nuko nyine hagati y'ifunguro n'indi hajyamo amasaha 4. Iyo ubashije rero kumara amasaha, iyo ukiri umutangizi utarigeze ubikora na rimwe, ukabasha kumara amasaha 4 nta kindi kintu ufashe, aba ari intambwe nziza. Ariko nyine batangira kubara ko umuntu arimo gukora intermittent fasting guhera ku masaha 18, kuko ibintu bijyanye n'igogora byose biba byarangiye, umubiri noneho utangiye gahunda yo kwisukura. Ariko ubundi umuntu amaze kubimenyera, hari abahitamo gukora amasaha 16, ukamara amasaha 16 nta funguro ufashe, ukaba wemerewe gufata amafunguro mu masaha 8, cyangwa se hari n'abarenza bagafata. Hari abantu bafata ifunguro rimwe ku munsi kandi ntagire icyo bibatwara, bakamara amasaha 23 badafata amafunguro, bakaza kurya rimwe. Warumbaje ngo byaba byiza gute, ni gute bitatera ikibazo, ni gute bitananiza umubiri cyangwa ngo byangize? Nuko igihe ufashe amafunguro ukwiye kurya indyo yuzuye. Ibitera imbaraga bikaba bihari, ibyubaka umubiri bikaba bihari, n'ibindi ndwara bikaba bihari. Ariko kandi iyo fasting y'igihe kirekire nayo ugomba kubikora wiyumva, kuko buriya nkuko dutandukanye, aba abantu b'inzobe, ab'igikara, barebara, bagufi, n'ibindi byose nuko. Icyo wakora cyose ugomba kugikora wiyumva. Hari igihe umubiri wawe ukwemerera ko ushobora kwiriza ayo masaha 23 ntagire ikibazo ugira, ariko hari n'igihe ubikubwira ko hari ikibazo. Ukwiye kwiyumva, ntuhatirize, kuko n'ubundi nuhatiriza haravuka undi musemburo witwa cortisol urazamuka. Ni umusemburo ubwira umubiri ko uri mu bibazo, wa stress niko bawita. Iyo umubiri ubwiye kuri mu bibazo, noneho ibyo washakaga ngo byo guta ibiro biba bipfuye, kuko umubiri uba wumva watewe rero ntago wajya kuvuga ngo ugiye kurekura ibyo ubitse. Ubwo mu byukora byose ni ukwirinda gustress umubiri, ni ukwirinda kuzamura cortisol. Ubwo ni ukwiyumva mbese muri make. Ikindi navuga wenda tukivuga ku byo kwiyiriza, buriya bitewe n'ukwezi kwawe nk'umugore,
aha ndabwira abagore bitewe n'aho ukwezi kwawe kugeze ntabwo ibyo ukeneye biba bingana. Hari igihe ugeramo umubiri wawe ukaba ukeneye isukari, hari ikindi gihe ugeramo umubiri wawe ukaba ukeneye ibi n'ibi. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane kwiyumva bitewe n'igihe ugezemo mu kwezi kwawe. Hakaba hari n'umunsi ushobora kureka kwiyiriza cyangwa se ukiyiriza yindi y'amasaha 18 ukaba wariye kare nimugoroba no ku mu gitondo ukaza gufata ifunguro ariko hagati harimo ya masaha 18 ariko ukiyumva. Ikintu cyo kwiyumva ni ingenzi, tukareka gukora ibintu uvuga uti ngiye kubyihamba kuko kereka wenda ufite gahunda yo kubikora mu mezi angahe ukabireka, kandi nabwo iyo ubiretse usubira hahandi waruri. Umuti uramye nuko ukora ibintu uzashobora gukora igihe kirekire. Niyo mpamvu umuntu akwiye kwiyumva bitewe n'uko ari kwiyumva akaba aribwo akora uko kwiriza, kuko ubikoze nabi ushobora kugira bya bibazo n'ubundi nk'ibya wa muntu urya imboga gusa nyine uri kwiyicisha inzara. Niba wakunze ibyo wabonye muri iki kiganiro ndagusaba gukanda like unasangize bagenzi bawe kugira ngo ibikubiye muri iki kiganiro nabo bibagereho. Niba utarakora subscribe ndagusabye ukore subscribe, iboneraho no gushimira abantu bamaze iminsi bakora subscribe kuko mwarabibonye ko twamaze gukura twaragutse. Ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima, ndanashima by'umwihariko ababigize mu ruhare bose kugira ngo iyi mibare izamuke. Nizere yuko tuzakura tukaba umuryango mugari. Amasomo dutanga kuri iyi channel ajyanye no kugira ubuzima bwiza bushingiye ku mirire no kwiyitaho akagera kuri benshi, ko nzi ko hari benshi bayakeneye. Murakoze cyane.